Mbese ko twabonye ko mu isezerano rya kera haboneka amategeko ndetse n'ibitabo bitanu bya Tora, no mu isezerano rishya naho haboneka amategeko. Murakoze cyane, dufatikanye kuri iki kibazo. Mbese mu isezerano rya kera ko twabonye haboneka amategeko ndetse n'ibitabo bitanu bya Tora, none se no mu isezerano rishya naho haboneka amategeko? Dufatikanye kuri iki kibazo, nyura muri komenti udufashe. Yego, ndabasuhuje bwoko bw'Imana, God's people. Mugumye mugubwe neza umuherere hirya no hino ku isi, abari muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande mugumye mugubwe neza, mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo umwami wacu. Yego, basuzana ubunini mugenzi wanyu Sibomana Anastasi, bwoko bw'Imana, dufatikaniriza hamwe, yego, kumvira no kubahiriza iby'Imana ishaka, tubishobojwemo no kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana n'ubundi twahawe ubwo twizeraga Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu, ubwo twizeraga yuko igihano cy'icyaha cyari kuri twebwe yakizize cyangwa cyamugezeho ubwo yari ari ku musaraba i Gologota. Yego, rero mugumye mugubwe neza. Nagarutse muri cya kiganiro cy'uruhererekane twiga Bibiliya kuri Irera TV1, tudahwema kwiga Bibiliya, tureba icy'ingenzi, twiga ijambo ry'Imana, twiga icyo tugomba kuba twubahiriza mu gihe tugifite iyi minsi kuri uyu mubumbe w'isi. Turarika nawe uri mushyashya kugira ngo ukore subscribe nawe utarayikora, kugira ngo duhorane buri munsi n'ikaze, tubane mu muryango mugari w'ubwoko bw'Imana wa God's people, w'abayoborwa n'umwuka w'Imana, dukora icyo ishaka mu kubaho kwacu kose. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho uza gusanga n'ubundi icyo umuntu akora cyangwa ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyane icyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Nawe ntugatuze kubimenyesha abandi, cyangwa wagize amakuru umenya mashyashya cyangwa isomo rishya, ntubyihererane, tangira ubishyire mu bikorwa ako kanya wowe ubwawe ku giti cyawe, ndetse ubimenyeshe n'abandi. Tugiye gufatikaniriza hamwe gusubiza bino bibazo n'ubundi tubonye mu mwanya utambutse. Ariho twavuga ngo mbese ko twabonye ko mu isezerano rya kera hari amategeko, ndetse twabonye ko habonekayo n'ibitabo bitanu bya Tora, none se no mu isezerano rishya naho haboneka aya mategeko? Nibyo tugiye kureba nyirizina, kandi ni ikiganiro cy'uruhererekane, ariho turimo kurebera hamwe nyirizina ku mategeko. Ese amategeko y'Imana Bibiliya avugaho iki? Ese amategeko aboneka muri Bibiliya yo ni iki nyirizina? Kugira ngo dukore ibyo tuzi kandi dusobanukiwe. Mu biganiro byatambutse twari turimo turebera hamwe mu ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi, tubona yuko no kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kwiga iby'Imana ishaka biri mu ntego zacu. Rero niho turimo no kwiga nyirizina buryo ki amategeko icyo avuze mu gitabo cya Bibiliya. Tunarebera hamwe nimba koko hari buze kuzabonekamo nayo tugomba kubahiriza, cyangwa nimba tugomba kuyubahiriza nyirizina yose, cyangwa nimba atari yose. Icyo tugomba kubahiriza ni iki? Ese turi mu kihe gihe? Tukwiye kuba update tugendeye ku bihe bya Bibiliya, kugendana n'igihe cya Bibiliya. Yego, icyo Bibiliya ivuga, ibihe bya Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, tukwiye kugendana n'igihe cyayo, tukaba update. Mbese nimba umuntu afite kalendari imwereka amatariki cyangwa ibihe runaka, ukabasha kubahiriza igihe, twebwe nimba igitabo cya Bibiliya ariho turimo kubona imvugo y'Imana yacu, turimo kugendana n'ibihe by'iyo mvugo y'Imana yacu, nibyo dukwiriye kubahiriza. Ngayo nguko tugaruke n'undi ku kibazo twibazagaho. Turimo kwibaza, mbese ko twabonye ko mu isezerano rya kera hari amategeko, ndetse ko twabonye ko hari n'ibitabo bitanu bya Tora, none se no mu isezerano rishya naho haboneka amategeko? Niho tujya gufatikaniriza hamwe n'ubundi
dukomeze tureba icyo bivuga, niho turasanga ijambo ry'ikigereki nomos. Yego, nomos risobanura amategeko cyangwa amasezerano mboneza mubano, kandi bisobanura umuco, nanone bigasobanura ihame. Yego, ibyo bisobanuro biza ku gice cyo mu isezerano rishya. Nomos ni amategeko ariko mu cyiciro cyo mu isezerano rishya. Ni nk'uko twabonye yuko Tora ari amategeko ariko bikaba mu isezerano rya kera, mu isezerano ikiremwa muntu cyatambutsemo nyirizina. Yego, mu isezerano rishya rero nomos nibyo bivuga amategeko, cyangwa bivuga amasezerano, cyangwa bivuga amasezerano mbonezamubano. Yego, cyangwa bisobanura umuco, cyangwa bisobanura ihame cyangwa amahame, nibyo biza mu masezerano, mu isezerano rishya. Nomos yerekeza yerekeza ku itegeko cyangwa ihame rigenga imyitwarire. Yego, haba mu mategeko cyangwa mu mibereho cyangwa muri filozofiya. Nyirizina turimo kureba ku mategeko, igisobanuro cy'amategeko. Ese amategeko y'Imana Bibiliya avugaho iki? Ese amategeko yo muri Bibiliya yo avuze iki? Asobanuye iki? Ni iki amategeko aboneka muri Bibiliya? Ni iki? Twabanje kwinjira mu muzi nyirizina, igisobanuro cy'amategeko aboneka mu gitabo cya Bibiliya. Niho twabonye ko mu isezerano rya kera yego bivuga Tora. Iyo tugeze amategeko Tora, yego, Tora bisobanura amategeko mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya amategeko mu kigereki bivuga nomos. Niho turaza gusanga n'ubundi amategeko abaho mu gihe abantu bafitanye amasezerano hagati yabo. Ni ukuvuga ngo iyo habayeho amasezerano hagati y'abantu babiri cyangwa abantu mbaga nyamwinshi ariko bari mu byiciro bibiri, ku mpande ebyiri, icyo gihe ayo masezerano bagiranye niyo ahinduka amategeko, kuko isezerano wagiranye na runaka kuri wowe ni itegeko no kuri we ni itegeko, kuko iryo sezerano agomba kuryubahiriza uko riri. Rero mu isezerano rishya dusanga itegeko cyangwa amategeko mu rurimi rw'ikigereki bisobanura nomos. Yego, ariho dusanga n'ubundi ari amategeko cyangwa amasezerano mbonezamubano. Yego, kandi bisobanura umuco cyangwa bisobanura ihame. Ahangaha uraza gusanga ayo mategeko n'ubundi araza kuba isezerano mbonezamubano w'abantu hagati yabo cyangwa hagati y'amatsinda abiri. Nimba Imana hariho kugirana isezerano n'abantu, ubwo ni ku mpande ebyiri, ku Mana no ku bantu. Iyo rero haraza kubonekamo amasezerano mbonezamubano, imibanire. Imana hari icyo isanzwe ikorera abantu, hari n'ibyo yabakorera, kandi n'abantu hari ibyo basabwa gukora. Mbese bize kugaragara nk'isezerano kandi bigaragare nk'itegeko mu gihe hariho kubyemeranwa hagati yabo. Ariko ku Mana iyo nyirizina y'izi byose iba yashyizeho umurongo ngenderwaho abantu dukwiriye kugenderamo imbere yayo. Niho rero dukwiriye kumenya ubundi Imana ishaka ko tubaho mu buhe buryo, kugira ngo tuyibanire isezerano mbonezamubano hagati yacu n'Imana tubashe kuyubahiriza. Niyo mpamvu ibyo twiga ni iby'umumaro kuri uyu murongo wa Irera TV1. Utahwema ku kiganiro runaka ngo kigucike. Niyo mpamvu ubaye utarakora subscribe wayikora, kuko turimo kwiga ibintu biremereye kandi dusabwa kuba twakubahiriza. Mbese imibanire, amasezerano mbonezamibanire hagati yacu n'Imana.
ihari yashyizweho n'Imana ni iyihe kugira ngo tubashe kubyubahiriza? Ibyo nibyo turimo kurebaho nyirizina. Mbese twebwe abantu turi kuri mubumbe w'isi, Imana yatumenyesheje cyangwa yavuze yuko dukwiye kubaho mu buhe buryo? Yego, nicyo tuba twiga tureba uko dukwiye kwitwara kugira ngo tutajya kure y'Imana yatumenyesheje cyangwa yatangaje. Hari igihe hashobora kuba abantu baratangarijwe umurongo bakwiye kugenderamo, ariko hatabaho gushakisha ubwo buryo bwashyizweho bw'imibereho, ugasanga barimo kwitwara uko bishakiye cyangwa barimo kwitwara uko amarangamutima yabo bishaka, hakabaho kubusanya n'uwagennye uko bakwiriye kubaho, bakabyirengagiza. Rero wowe cyangwa twebwe muri rusange, mu gihe twamenye yuko Imana uburyo yashatse yuko dukwiye kubaho cyangwa uburyo dukwiye kwitwara nk'uko yaba yarabitumenyesheje mu gitabo cya Bibiliya, tubyige tubashe kwitwara nk'uko yo yabigennye, nk'uko ibishaka. Yego, kugira ngo tubashe kubahiriza ayo mategeko cyangwa ayo masezerano yashyizeho mbonezamubano, yego, cyangwa iyo mico dukwiriye kugira nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana, bariyo twubahiriza, cyangwa ayo mahame yo yashyizeho ayo bariyo tugomba kugenderaho. Yego, ngo nomosi nyine nyirizina yerekeza ku itegeko cyangwa ihame rigenga imyitwarire dukwiriye kugira nk'abantu kuri mubumbe w'isi. Yego, iyo ngiyo niyo dukwiriye kurebera mu gitabo, mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, ndetse haboneka n'amategeko n'imibereho dukwiriye kubaho. Ubuzima bwose dukwiriye kubaho tugomba kubushakisha mu gitabo cya Bibiliya kugira ngo tubyubahirize nk'uko byanditswe mu itegeko cyangwa nk'Imana yabisezeranyije abantu ko bagomba kubyitwaramo muri ubwo buryo. Yego, rero niho dusanga Tora cyangwa nomosi cyangwa amategeko mu isezerano rya kera cyangwa amategeko mu isezerano rishya. Yego, ari byo Tora, nomosi, byombi bisobanura amategeko, ariko nk'uko twabibonye, Tora ni amategeko mu isezerano rya kera cyangwa amategeko mu isezerano yabonekaga mu isezerano rya kera. Nomosi akaba ari yaboneka, amategeko aboneka mu isezerano rishya. Aho rero harimo kutwereka yuko n'ubundi mu isezerano rishya naho amategeko arahari, ariko icyabayeho ni uko habayeho guhinduka. Ayo mu isezerano rya kera ni nayo mpamvu Tora atariyo yimukiye mu isezerano rya rishya ngo hagumye abe Tora, ahubwo byarahindutse aba nomosi. Turakomeza turebe nyirizina ibisobanuro byabyo birahari, uruhererekane rwabyo birahari kugira ngo tumenye dusobanukirwe nyirizina. Ese uko ndimo kwitwara ni ukuhe? Ese ndagomba kureba kuri Tora cyangwa ndareba kuri nomosi? Ndareba ku mategeko ya kera cyangwa ndareba ku mategeko yo mu isezerano rishya ndimo? Yes, ibyo ni ibintu tugomba kwibazaho nk'ubwoko bw'Imana, kandi tukabibonera ibisubizo mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya kugira ngo twubahirize ibyo tugomba kubahiriza. Gendana n'igihe cya Bibiliya, gendana, ba update ku byo Bibiliya yavuze cyangwa ibyo Imana yavuze mu gitabo cya Bibiliya. Niho uraza gusanga Tora na nomosi byombi bisobanura amategeko, kandi muri rusange bivuga amabwiriza y'Imana. Yaba ari mu isezerano rya kera yari amabwiriza y'Imana, yego, kandi bivuga n'amahame. Yaba ari mu isezerano rya kera, ariho muri Tora tubona Tora habonekayo amabwiriza y'Imana, ndetse no mu isezerano rishya haboneka amabwiriza y'Imana. Mu isezerano rya kera harabonekaga amahame, no mu isezerano rishya haboneka amahame muri nomosi. Muri Tora harabonekagayo amasezerano, ndetse no mu isezerano rishya ariho muri nomosi haboneka amasezerano. Rero God's people, ubwoko bw'Imana, turimo kujya muri byimbitse tureba amategeko y'Imana mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Yego, tureba tugibashe kuba twagendana n'igihe, dukomeje dusobanura ese amategeko aboneka muri Bibiliya yose
Imana idusaba ko tugomba kwitwaraho gute, cyangwa ni iki ayo mategeko, ni iki cyangwa agaragaza iki, ashatse kutubwira iki. Nibyo dukomeje twiga, n'ubundi ni ikiganiro cy'uruhererekane twiga Bibiliya buri munsi. Yego, iki kiganiro ukiwumvise cyangwa kikugezeho uyu mwanya, ntubyiherane ahubwo ukimenyeshe n'undi kugira ngo iri somo nawe ryige turikomerezeho. Hari n'ibindi twize mu gihe cyatambutse nabyo by'ingenzi, mwanyarukirayo ugascrolling ukareba ibiganiro twize mu gihe cyatambutse, nabyo byigisha byinshi cyane bigiye bitandukanye, kugira ngo turebere hamwe uburyo dukwiye kubahiriza iby'Imana ishaka mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero ndabashimiye, tuzasubira n'ubundi kuri bino biganiro tureba ku mategeko nyirizina byimbitse, dukomeza twinjiramo. Yego, ndabasezeye rero, mugubwe neza, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.